yerekanye ko uburenganzira bw'ibanze bw'umuguzi bukwiye kubahirizwa kuko yabonaga abaguzi bagize igice kinini kandi gifite akamaro bigereranyije n'iterambere rya buri gihugu. U Rwanda rero kimwe n'ibindi bihugu kwizihiza uyu munsi ngarukamwaka. Ese mu gihe u Rwanda rwifatanya n'ibindi bihugu kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga, n'iki cyakozwe mu kurengera abaguzi? Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda igaragaza ko hakozwe byinshi kugira ngo uburenganzira bw'abaguzi burusheho kubahirizwa. Icyo umuntu yakwishimira uyu munsi ni uko mu byerekeye inzira yo gushyiraho amategeko ndetse n'inzego z'imirimo zishinzwe gushyira mu bikorwa iyubahirizwa ry'ayo mategeko agenga ibyo kurengera abaguzi bimaze gufata umurongo, gutera intambwe ifatika. Ubu tuvugana dufite itegeko rigenga ihiganwa mu gihugu no kurengera abaguzi, ryaganiriweho ku buryo buhagije, riratorwa rishyirwa mu igazeti ya leta. Ni itegeko kandi ubona rikurikije amahame mpuzamahanga agenderwaho muri urwo rwego. Iryo tegeko rero riteganya inzego za leta zigomba kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'ibikubiye muri iryo tegeko. Twasanze mu by'ukuri ibyiza ukurikije uburemere bw'iryo tegeko mu byerekeye kurishyira mu bikorwa, hakwiye ikigo cyihariye kuko ni umurimo munini cyane. Hatowe itegeko rishyiraho icyo kigo, nubwo kitarajyaho ariko turi kurangiza inzira yo kugishyiraho. Ariko igihe kitarajyaho, itegeko riteganya yuko minisitiri ufite ubucuruzi mu nshingano ze yubahiriza mu by'ukuri ishyirwa mu bikorwa ry'ayo mategeko. Niyo mpamvu muri organigramme ya Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda dufite ishami riyoborwa n'umukozi uri mu rwego rwa diregiteri ushinzwe kugenzura mu gihugu ibyerekeye ihiganwa ku masoko ndetse no kurengera abaguzi. Mu mirimo y'iryo shami rero ya buri munsi hari ibintu byinshi bimaze gukorwa. Hari ibijyanye mbere na mbere no gukangurira abanyarwanda mu nzego zinyuranye iby'ayo mategeko mashyashya. Murumva itegeko rigenga ihiganwa no kurengera abaguzi, kugira ngo ushobore kurishyira mu bikorwa nuko abacuruzi cyane cyane baba baryumva, bararimenyeshejwe, ariko n'abaguzi bazi bikumiyemo kugira ngo bamenye inyungu zabo mu rwego rw'amategeko uburyo zishobora kurengerwa. Insanganyamatsiko yatoranyijwe uyu mwaka igira iti duharanire uburenganzira bwacu twese abakoresha telefoni zigendanwa. Iyi nsanganyamatsiko rero ikaba isaba abaguzi gushimangira uburenganzira bwabo kuri telefoni zigendanwa. Nk'uko mubizi, telefoni ni igikoresho gifitiye abanyarwanda benshi akamaro, haba abacuruzi, abaguzi n'abandi bose. Mu Rwanda imibare y'abafatabuguzi isaga miliyoni 6.5. Iyi mibare yose igaragaza agaciro gakwiye guhabwa abaguzi. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda arasobanura impamvu iyi nsanganyamatsiko ariyo yatoranijwe uyu mwaka. Ngira ngo murabibona, telefone zigendanwa ni igicuruzwa navuga kimaze kugera mu rwego rw'ibicuruzwa by'ibanze ukurikije uburyo abatuye isi ndetse n'abanyarwanda muri rusange bitabira icyo gicuruzwa. Ntabwo bakitabira gusa kubera ko bibashimishije, nuko kibafitiye akamaro. Mu rwego rw'igihugu cyacu, imibare dufite itwereka yuko ku banyarwanda miliyoni hafi 11 abantu cyangwa se imirongo ya telefone yaguzwe n'abafatabuguzi kuri telefone zigendanwa irarenga miliyoni 6 hafi na 700. Urumva ni igipimo kinini. Wenda hari abantu bajya bagira imirongo 2 cyangwa 3 ya telefone ku buryo tutavuga yuko abanyarwanda bafite telefone igendanwa bageze kuri uwo mubare. Ariko ibyo ari byo byose, ayandi makuru aturutse mu yandi maperereza twereka yuko abanyarwanda bafite telefone igendanwa bagomba kuba bamaze kurenga 45%. Urumva rero igicuruzwa gifite ubwo buremere
ni ngombwa yuko gihabwa agaciro, kuba insanganyamatsiko ireba by'umwihariko uburenganzira bw'abaturage ku byerekeye icyo gicuruzwa, ndumva mu by'ukuri bisobanutse. Ibyo ngira ngo ku rwego mpuzamahanga bararebye basanga kubera yuko gukoresha telefoni zigendanwa bimaze kuba mu buzima bwa buri munsi bw'abantu batuye isi, cyane cyane yuko ubu isi imaze kugira miliyari zigere kuri 7 z'abantu bakoresha telefoni igendanwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mu Rwanda aho tugiye kugera hafi kuri miliyoni 6,800,000, kandi bikaba bigaragara yuko serivisi abantu bakenera nk'ibyo koherezanya amafaranga, kwishyura umuriro, mbese ubu birakomeye kugira ngo umuntu abe hadafite telefoni igendanwa. Dukurikije insanganyamatsiko y'uyu mwaka isaba abakoresha telefoni igendanwa not always, sometimes injamura nabyo ariko bakihutira kubikemura kubera ko iyo bibaye ari nk'igihe wenda umuriro uba wajya ahantu, hanyuma nyuma yaho ukaza kubona message badusubiza ko mutubabarire muri aya masaha n'aya mbese MTN kabisa maranye nayo igihe mbona service zabo zigenda neza. Mbona niyo bwaba buhari ariko mbona hari uburyo bwaba butubahirizwa, cyangwa se nkaba nifuza ko niba buhari koko bwakubahirizwa. Tuvuze wenda nk'ibijyanye na network, hari igihe umuntu aba ari ahantu nko muri Kigali henshi usanga nta network ihari ikabura, ariko akaba yitwa ngo n'umufatabuguzi wabo, kandi noneho uwo arabaye umufatabuguzi w'iyo company ibigomba gutanga iyo service nziza. Ikibazo kijyanye n'ikoreshwa ry'amatelefone ku baguzi, icyambere ni twavuga kuri bino bijyanye na garanti, ko hari aho tugura mu maduka amenshi ntago tuba baduha garanti ariko nta kizere tuba dufite. Ikindi kuri icyo kibazo cya telefone zikoreshwa numva ni bijyanye n'ubuziranenge bwazo. Ubundi garanti ya telefone dutanga muri Tekeno, dutanga garanti y'umwaka n'ukwezi, uvuga ngo amezi 13. Umukiriya wacu wese tugatumwakira ku buryo urumva iyo garanti ni igihe kirekire, ku buryo yizera neza yuko icyaguze gifite agaciro, gifite karite nziza. Urumva iyo garanti y'umwaka n'ukwezi ni ikintu kinini, nawe agura yizeye yuko aguze ikintu kizima. Turagerageza ko tumusobanurira kandi afite n'ikibazo muri icyo gihe cyose. Iyo garanti kimumarira nuko iyo telefone igize ikibazo turayimukorera ku buntu, ntabwo tumwishyuza. Ndetse niyo yanze no gukira ikagira ifite ikibazo gikomeye yenda kisa nkaho cyatuma itakongera gukora neza, tumuhe telefone ishashe. Ikibazo cy'uburenganzira bw'umuguzi bamona bwari bukwiriye kubaho, cyane cyane nkatwe dukoresha amatelefoni. Bamona umuntu yakwiye kugira uburenganzira hagati bwubahirizwa hagati ye na company itanga iyo network. Mbese tuvuge company icuruza ibintu by'itumanaho, akaba ariyo agira yubahiriza uburenganzira bwe nk'umuguzi wayo. Akenshi dufata imyirondoro yose umukiriya ashobora kuduhamagara tuvuge ari Nyamasheke kuno tubigenza turamubaza uri hehe, unuwe murenge n'akahe kagari. Byaba binakomeye ari ikibazo cya network wenda yateye nk'ikibazo aho hantu, twifashisha abantu bacu baba bari hariya. Tuba tugira aba distributors, tugira n'aba sales agents baba bari muri ibyo bice, turamubwira akagenda agafatana coordinates zaho hantu kugira ngo tumenye neza ikibazo cyaba gihari. So iyo ni nk'intambwe ya kabiri muri mu kurengera umuguzi. Ese abafatabuguzi bahuye n'ibyo bibazo bikemurwa mu gihe kingana iki? Negera ibiro bya Tigo aho biri, cyane cyane njya ku service center, ikibazo mba mfite batagikemura byose. Iyo haramutse hagize nk'umukiriya uza hano tukaba twamukorera service, yagera agasanga byagenze nabi, yagarutse hano akagira ikibazo kitugonga, bita tubwira hejuru muri headquarter bakadufasha, cyangwa tukabahamagara dukoresheje phone. Hari nimero yabo tugomba gukoresha tubahamagara kugira ngo niba hari ikibazo cyavutse tubasobanurire uko cyagenze tukidufasha. Hari igihe umuturage cyangwa undi muntu w'umucuruzi ashobora gukoresha internet. Kenshi internet dufite ibyo twita bandwidth, ibyinshi biva dufite ibyo dukoresha bya fiber optic. Hari ubwo rero bicika, ntabwo ari tuba tubiteye kuko byinshi biva ku nyanja y'Ubuhindi bigaca mu bihugu. Tugira kenshi iyo mu Bugande babiciye cyangwa Tanzania.
iyo bicitse ariko tubwira abaturage turabishyira no mu binyamateka hari ubwo batabyumva ariko ubundi turabikomereka twebwe habaye ikibazo runaka n'igihe cya rezo haba impamvu nyinshi zitandukanye hari fibre optique no mu Rwanda zishobora gucika twajyaga tubitangaza kenshi hari igihe baba bakora za upgrade kongera ubushobozi ahantu runaka bibaho rero ariko turabibabwira kandi tuba tukifuza ko bikemuka vuba cyane. Mu rwego rwo kurengera umuguzi mu itumanaho twabonye ko u Rwanda ruri mu iterambere ndetse iryo terambere rigamije kuzamura urwego rw'itumanaho ndetse na ICT muri rusange kugira ngo abanyarwanda babashe kumenya itumanaho ndetse babashe no kurikoresha. Niyo mpamvu rero mu itumanaho kuba ibigo bikoresha itumanaho ari byo ibi twita telecommunication companies tuzi ko bifite amakuru yose. Turasaba rero inzego zibishinzwe ko haba ubufatanye kugira ngo habeho kurengera umuguzi. Ese uwo muguzi yarengerwa ati? Nuko hatangwa amakuru ndetse n'izi company zikoresha amatelefone kuba umuguzi batabasha kuba bamurenganya cyane cyane batanga amakuru kuko bafite amakuru yose ku bijyanye n'itumanaho. Ibigo by'itumanaho byo bivuga iki ku mpungenge z'amakuru y'abafatabuguzi n'uburyo arindwa? Urebye usibye hariho norms cyangwa se twe tugenderaho ni ukuvuga ngo umukiriya tubika ibanga ry'umukiriya ariko hari nanone igihe biba ngombwa dushobora gutanga information z'umukiriya ariko hakabaho inzego cyane cyane z'umutekano nizo zikora iyo authentication nizo zikavuga ziti turashaka information kuri uyu muntu kubera ibintu turimo kumukurikiraho cyangwa se investigations turimo kumukoraho. Ibigo rero bidusabiye information ni ibigo bitari byinshi n'iby'umutekano gusa tu umutekano rero iyo hajemo icyo kibazo tuba tugomba gutanga information. No, I mean, you know, we have a very important relationship between us and our customers, and it's based on trust, and we cannot afford to betray that trust under any circumstances, and we take that very seriously. You know, it's very clear in the law in terms of the times at which we are required to share information and what kind of information that is shared. And, you know, for example, it's only the police and the prosecution or a court order that can get access to information from our database. So, you know, we protect it very, very, very jealously because we want to make sure that our customers know that they can trust us. Because, I mean, that's the foundation of everything that we have with our consumers. Byukuri tufata urugero MTN maze imyaka 15 ikora ntabwo twibuka ko hari umuntu wari waza akavuga ati mwatanze amakuru yanjye runaka ubundi na license dufite ntabwo twemerera gutanga amakuru y'umuntu atabyemerewe ndetse na systeme zikora ntabwo wavuga ngo ubonye urashaka telefoni ya runaka uyibone gusa ndetse n'amategeko y'igihugu itegeko nshinga ry'u Rwanda ryemera ko nabyo ryemera uburenganzira prive y'umuntu ariko rigatanga inzira ko haramutse habaye impamvu zaterwa n'umutekano w'igihugu cyangwa ikindi kibazo procureur general afite ubwo burenganzira yagusabye yahabwa amakuru runaka bijyanye nk'uko itegeko nshinga ribivuga ariko ubundi ntabwo MTN ndibaza ko n'ibindi bigo by'itumanaho bitabyemeye ko na license zirabituza n'itegeko nshinga ribituza ntabwo rero twatanga amakuru y'abantu gusa. Kubafatabuguzi bagaragaza impungenge ko hari telefoni zigendanwa zinjira zitujuje ubuziranenge. Icyo kibazo rero rubajije cyuko abantu abanyarwanda bajya bagira impungenge ku matelefone amwe namwe ashobora kuba atujuje ubuziranenge. Twaragihagurukiye haba mu Rwanda haba no mu rwego rw'akarere kugira ngo turebe uburyo twakumira telefoni zishobora kwinjizwa mu gihugu nubwo zaba zigura makeya ariko zifite uburyo zitujuje ubuziranenge. Dufatanyije na RBS ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge hari uburyo dusigaye tureba tugenzura amatelefoni yinjizwa mu gihugu mbere yuko yinjizwa
ku buryo ubu nta telefoni zinjira zitabonye uruhushya icyo twita type approval ni nk'uruhushya rwo kwinjiza ibyo bikoresho bigendanwa, telefoni zigendanwa ariko zabanje kureba yuko zujuje ubuziranenge. Mu burenganzira rero bw'umuguzi ku bijyanye na telefoni zigendanwa harimo icyo ngicyo cyo no kubanza kumenya yuko ubicuruza ese abifitiye uburenganzira. Uwazizanye ntabwo ari ukujya mu isoko gusa ngo ugure telefone, ariko akwiye no kubanza akabaza kuko ari n'uburenganzira bwo guhabwa amakuru. Uburenganzira bwo guhabwa amakuru ko iryo duka ese afite igipapuro yahawe na RURA icyo cya type approval cyerekana yuko yemerewe kwinjiza ubwo bwoko bwa telefone. Byigeze kubaho rero mu minsi yashize, ariko ubu ngubu byaragabanutse, ariko nugura telefone akwiye kubanza akabaza ayo makuru. Icyo by'ibiciro ni ibintu bundi bigenzurwa nta zira sosiyete zitanga serivisi z'itumanaho zose, kugira mbere yuko zigishyiraho ibiciro zibanza kubizana hano kugira ngo tubanze turebe yuko nta buryo bibangamiye umuguzi. Buriya byose tuba twabihaye uburenganzira bwo gushyirwaho. bwa buri munsi no kugera ku iterambere rirambye. Ubundi mu rwego mpuzamahanga mu gushyiraho umunsi wo kurengera abaguzi, ikiba kigamijwe cyane cyane ku byerekeye abantu batanga serivisi z'ubucuruzi, ni uburyo bwiza bwo kubibutsa mu by'ukuri ibyo amategeko ateganya, ibyo bagomba kwitwararika kugira ngo uburenganzira bw'abaguzi budahungabana cyangwa se burengerwe. Ariko n'abaguzi ubwabo uyu munsi mu by'ukuri uba ari umunsi wabagenewe kugira ngo bamenyeshwe kurushaho amategeko abarengera. Aha rero birumvikana muri iyi minsi yo dutegura igikorwa nk'iki cyo kwizihiza umunsi nk'uyu nguyu, haba ibiganiro byo guhura n'abo bombi, buri wese tugerageza kuganira ku bimureba kugira ngo tumenye neza rwose yuko koko abizirikana. Tugarutse nko ku bigo by'itumanaho, hari ikintu gikomeye cyane kibanze. Murabona itumanaho rikoresheje telefoni igendanwa ni kimwe mu bicuruzwa bishingiye kuri ICT, kandi ni uburyo bwo korohereza abantu bategeranye kuvugana. Kubura ahangaha ukavugana n'umuntu uri muri Amerika, kubura ahangaha mu mujyi wa Kigali ukavugana n'umuntu uri ku Gisenyi, ibyo muvugana harimo amabanga yanyu yihariye. Ayo mabanga yanyu mu by'ukuri ntabwo muba mwifuza yuko hari undi uyamenya uretse mwebwe. Ariko buriya tekinoloji nyine ni tekinoloji, buriya biriya bigo by'itumanaho iyo muvugana, kuko nibyo bituma muvugana, bifite ubushobozi bwo kuba byakurikirana ibyo muvugana, bakumva ibyo muvuga. Aho rero urumva cyaba ari ikibazo gikomeye cyane kibangamiye imibereho y'abafatabuguzi, niba uburenganzira bwabo mu byerekeye umutekano w'igicuruzwa cyangwa se umutekano wabo, kuko amabanga yabo amenetse akajya hanze kubera uburyo bavugana, cyaba ari ikibazo kirekire cyane. Ni ukuvuga ko ibigo by'itumanaho bifite inshingano ishingiye ku mategeko yo kutagerageza na rimwe kugira ngo babe babangamira umutekano w'abantu bagura serivisi zabo kuri ubwo buryo. Ikindi birumvikana nuko bagomba kubaha amakuru ya nyayo adashobora kubeshya abantu kugira ngo babe bafata ibyemezo bibi kubera ko bashingiye ku makuru atariyo. Ibyo bacuruza bigomba kuba bifite amakuru ahagije kugira ngo abaturage babimenye.
ikindi ni uko muri ibi ngibi byerekeye ihiganwa hari igihe ushobora gusanga ikigo iki n'iki wenda kubera ko kivuga kiti hari serivisi cyangwa se igicuruzwa iki n'iki ishobora kuba ntanga abandi batarakimenya ku buryo washobora kwihererana abaturage akaba yabahenda cyangwa se yabaha ibiciro bidafite mu by'ukuri ireme aho bishingiye. Amategeko abasaba yuko ibyo bintu mu by'ukuri babyirinda. Ni n'amahire muri urwo rwego kubera akamaro n'uburemere ibintu bifite. Harimo umugenzuzi wihariye RURA, ngira ngo RURA murayizi, ni ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'imirimo ifite igihugu akamaro, kigenzura rero mu by'ukuri imikorere y'urwego rw'ubukungu rushinzwe itumanaho muri rusange. Ibyo Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ikora muri rusange binareba inzego ziba zigenzurwa by'umwihariko n'abagenzuzi bihariye. Dufite uburyo dukorana kugira ngo dushobore gutuma inyungu z'abaguzi zishobora kubungabungwa muri rusange.